ni nyuma yuko mu Rwanda buriya ngo habonetse murumuna wa Usain Bolt. Usain Bolt uramuzi? Deka nubwa mbere nyumvisha. Ngo yiruka n'umuvudutse kuri iyi si nta muntu wirukanga nka Usain Bolt. Usain Bolt arirukanga n'umwatletisme cyangwa azwiho kwiruka ariko ndi bafite n'udushya agashya ke kandi kari uwo wina afite agashya iyo mu Rwanda afite agashya akandi gashya karimo we ngo aranasimbuka sukwiruka igipangu ararenga atera iby'imbere ariko kugisimbuka igufwa ngo ryahise rigira ngo wamaza ngo yaziraga iki kugira vunike se byagenze bite nyine? Oya mbaza ngo yaziraga iki? Muwe mbaza ngo yaziraga iki? Usain Bolt wo mu Rwanda wirutse yakiruka agasimbuka igipangu akikubita hasi agahita konyoka, mbaza ngo yaziraga iki? Akazira iki se umuziranenge kandi numva ari umunyabigo? Yaziraga unceje. Unceje urayizi? Ubwa atletisme bwo ko numva nabwo bumujyana habi. Nyine unceje urayizi? Nyeganyiza. Nyuma ngo yo gukoresha ibiganiro abagore ngo bakaza ngo icyitwa gisimbi ngo cyabaye isimbuka. Ubu byahinduriwe izina isimbuka kuko ngo arasimbuka. Igipangu yasimbutse bro. Isimbuka ni nk'icyagereza yasimbutse yaro kiri hejuru se ngo nyuma yuko atumiye abagore bakaza bakarira bamara kurira akabahoza nyuma yo kubahoza nawe ngo ajya kubariza. Ubundi ndabahoza hari abantu bajyaga baza ngumva ngo sabe niba muri Omani narasambanaga unyibukije n'interview nabonye sabe niba muri Omani narasambanaga ivumbi rigatumuka muri interview. ihorere oya akarira ubona bari kurira oya nyine uri muri interview arira nuse yavugaga ngo narasambana ari kurira yavugaga ngo ari mu yihe mose abagabo batanu bajyaga baza bakamfata n'agahinda. ihorere ndibutse ko tukiri ku Isimbi TV. Uyu mama yabaga muri Omani. Nyuma yo kuza aje kubatura agahinda k'ukuntu yasambanaga. Umva narasambanaga akongera agasubiramo. Ukibaza se gusambana nibyo bimuteye kurira? Uyu munsi uraseka ejo ukababara. Ariko yarasimbutse ubu cyane yabaye nyuma yo rero aragenda ngo ajya gufata uncenje ahantu agiye gufata uncenje abwaga gitumo ubwo akawuncenje n'akamassage massage bagiye kumumasa arangije ushaka akamassage arangije ngo urwo rugero ntirwamugendekeye neza kuko ahantu yaciye cyazi yajya mu ijuru kuko kwa kundi bavuga ngo abantu bajya mu ijuru ngo bazaca mu nzira ifunganye nawe inzira yaciyemo irafunganye kugira ngo agere ku gipangu asimbuke. None se yasimbutse avuyeyo yasimbutse agiyeyo? Reka dutangire mwiyumvire. Ngewe iyi message ndumva nanayigenera umugore wa Sabi anyumva ahantu ari ntazasenye ngo kubera ko ngo hari ibyagaragaye ku mbuga nkoranyambaga. No, baka umugabo wawe ibyo yakoze cyangwa ibyamubayeho yemere gusaba imbabazi ahanwa ajye mu ruhame bamuhanire mu ruhame, ntago ari igicibwa, nta kosa ritababarirwa yakoze.
mugira inama wabivamo Sabe. Shatse watuzi. twongeye gusuza ukurikiye Daily Dits official YouTube channel y'abanyarwanda. Papa abantu barambwiye bati tumaze iminsi tubona amakuru y'umuntu witwa isimbuka papa w'unchenche ntaki nkawe nka minister ntaki wayumvisha ibyo bintu wabimenye ntinabimenye cyane. Inkuru ni kimomo ku mbuga ndahari baratubwira ati se ngwino dukurireho tubwire byagenze bite ubundi. Umusaza ziziki atletisme Usain Bolt usimbuka akaniruka ariruka akanasimbuka yihangane mu mvune buriya ngo abagabo nta mugabo unyurwa nta mugabo unyurwa umugabo wese ngo ashaka kujya kumva uko hanze bimeze ibiganiro bitandukanye n'ibyo umugore we. Nubwo yaba mfite umugore uganira pe akamuganiriza cyane agomba no kujya ahandi akavuga ati se ibiganiro by'iwanjye n'ibyo hanze hari isano bifite. uwo muco n'uwabaga ngo hari abagabo bawugira hari simvuze ko ari umuco w'abagabo bose. hari intwari kuko ni intwari ku bataganira, hari n'abataganira harabibereyeho gutyo. harya bari abagabo bita guki barabigabo biba bibereyeho gutyo nyine ubona nta kintu babwiye. nta mugabo ubona abaho babamenya papa sava babamenya ba Filipita ba kubura ubuzima bushobora kuba buryoshye ufite udufaranga upfura akaza ndavugaga koko numvishe ngo numva Kristo na mbonye ngo bamushyize kuri list nyine ngo agakoko kose kaje upfura akaje nyine ubwo akarwaye umuraramo uburi isake oya isake burya ntabwo itora. ubu umuntu ari gukunda kurya inkoko uburya cyane udukoko nuko atletisme ati ibiganiro by'iwanjye n'ibyo hanze ubu birahura ati kajye hanze njye kureba ukuntu nako ibiganiro byaho bimera behind the camera sinshaka kugenda abafashe filme afata ingofero agarizo ibisambo kanze mwereka ukuntu yagiye yari yarwambariye sigute yafashwe undi wafashwe ubwo ahantu ngo yabaga ukuntu yari yihishe ahantu ikiremwa cyari kiri hari umugabo wenda wowe ukurikirana koko buri abantu bakwizeye ati minisitiri dutereraho akajisho tubwire ikibazo cy'amatsiko mfite ako kantu yari yagiye gushunaho kari kazima nyine ubona ko kabikwiye nyine kandi yaragakoresheje ikiganiro kari kumwe n'umugabo wako. Iki nicyo kintu cyababaje abantu. Urabeshya. Umuntu wamufashije video nicyo kintu cyamubabaje. Urabeshya. Kuganiriza umugore ari kumwe n'umugabo wongera ugaca inyuma ukajya ukongera ukajya kuganiriza umugore wenyine ku ruhande urabona yaramenyanye n'umugore bwa mbere umugabo nta byinshi bavugana nuko yagiye ni mafia nijoro asenye byari umanywa y'ihangu izuba riva umugore wundi nguko buriya miliyoni hari ukuntu umuntu aba ari umusitari ariko atazwi. Buriya hari abantu bashobora guhura nawe akurikira kuva ku munsi wa mbere kugeza ku cyumweru Isimbuka TV ariko atamuzi azi izina gusa ni Isimbi
ariko akitiriro isimbuka. isimbuka. Urumva nuko ngo ajya gufata ngo umugabo wabaga mu gipangu bakaba ariko nawe n'umudivorce. Uwo mugabo wabaga mu gipangu yabanamo aho ngaho yaje kugira habaga umugabo w'umudivorce. Noneho nkuko baba mu gipangu ahantu nyine hari ukuntu umuntu aba ameze nk'umuntu arwaye trauma y'urushako. Yego. Byaramugizeho ingaruka. Byaramugizeho ingaruka. Abantu barahari man, uzi ko ari abantu bagenda banivugisha kubera izo mpamvu. Byaramubabaje. Urushako. Byaramubabaje yaratandukanye n'umugore. Tutararongora ariko man biragaragara. Urumva? Ndabyumva. Arangije. Umugabo yari afite akadefisi. Umugabo aba yarabonye interview y'umugore n'umugabo kwisimbuka. Bari kubaganiriza bimeze bite mu rugo, muzabyare muheke. Ibaza umuntu avuze ngo muzabyare muheka akagaruka kaza kubasenyera. Umugabo rero biramubabaza niko gufata video. Ariko video ayifata umugabo ayifata nta bundi bugome. Ari ukuvuga ati amuganirize. Aganirize uwo mugabo nyine. Ubwo nyiri simbuka ajye kuganiriza uwo mugabo. Oya, uwo mugabo aganirize nyiri simbuka. Amuganiriza iki se? Amufata video. Ati nyamara ibi bintu wabivamo. Ntago ari byo. Dore ukuntu story yagenze. Urumva? Abakurikiye kwa papa wacu. Papa waba big energy. Kuse kutwibagiye no kubasuhuza. Papa waba big energy. Aho muri hose. Big energy. Abantu bakurikiye interview barabizi. Yayifashe ubundi barabanije baramuhamagara ngo asohoke baganire. Arabyanga. Telefone akakuyifata bwa gatatu ati ngwino. Arangira ati se ndaza kwenda iki? Unze hehe? Ati ngwino hanze. Hanze hehe? Ubwo mugabo ari uri? Oya, bari abagabo babiri. Ariko harimo na wa wundi harimo wafashe video. Yego, ndabyumva, komeza. Urumva? Arangije ati noneho ubundi aramuga ati ngwino hanze. Ati hanze? Ati hanze ahuri. Tahuri ntago hagera hanze. Uri kuvuga ngo hanze he uri? Ahuri nta hanze hagira. Ndabyumva yari kwiraza Nyanza. Ati sohoka. Ati nsohoke. Hari abantu biraza Nyanza burani rukiko. Ngo umugore gukereza iperereza. Ngo umugore ngo bamusanze ngo mu mugozi ngo yimanitse. Ngo Ruhango. Ngo basanze umugore yimanitse mu mugozi ngo bikeka ko yiyahuye. Bikekwa kandi basanze nyine kuko yiyahuye ari mu mugozi. Ntabwo babaza uwamushyize. Kandi nyine bawumusanzemo ariko ntibari bahari babumukiramo. Ariko reka nkubwire. Uninde wagufata akagushyira mu mugozi? Iperereza wambwiye. Buriya ko umuntu yakwica. Buriya umuntu yakwica. Cyangwa bikunda no gukereza iperereza ahari. None se reka ngo naho mbwira ni wowe. Mbwira ni wowe. Umuntu yagufata akakujyana akakumanika mu mugozi. Imyaka ufite. Tuvugisha ukuri bagupangiye. Nta muntu iki uvugije induru se bakagufunga umunwa. Nari bikeka ko yiyahuye. Ntabwo bagushimuta. Ntabwo bagushimuta. Bagushimuta. Ariko ntabwo bagugenda. Wagushimuta se ntiyakumanika. Nuko. Ngarangije. Ati hanze hahura huri ntabwo hagera hanze. Nyine yiraje Nyanza. Arangije baramukubye. Amukubye rero hasohoka nyiri uncenje. Umugore. Asohoka aje kureba abo bagabo. Abo bantu bashaka. Noneho gusohoka bahita babona ko rukunaniza iperereza. Umwe ahita yinjira mu nzu ajya gufata video umugore na wa mugabo. Noneho mu gihe ari gufata video munako mu gihe wa mugore ari kuganiriza wa mugabo wundi. Amubaza ati bimeze bite. Undi nari kwandikira uri mu nzu kuri Telegram. Telegram urayizi? Telegram ni application y'ibanga. Hari amasaha musetingamo ibintu mwavuganye bigahita byise. Niba ari amasaha niba ari iminota 20 mwasetinze. Nyuma y'iminota 20 bikisiba. Niyo message waba utarayibona. Irisiba. Uwari winje ni wari uri kwandikira uri mu nzu.
uwasohotse yandikiye uri mu nzu sinango byo umugore yarasohotse asiga umugabo mu nzu bavuganira kuri telegram araje avuga ati ndaje uyu uri hanze muyobye azi ko winjiye mu nzu buriya yigiriye kuryama yabivuyemo na hari gufata video none mu gihe ari mu nzu afata video wa mugore we uri hanze ari kumwe n'umugabo asa nk'umuyobye amukatisha hepfo nibwo umugabo rero isimbuka yasohotse mu nzu asohoka wa mugabo n'ubundi amwiteguye kamera iri set amufite burya se video ihera mu nzu oya ihera nyina agisohoka gutya iyabonetse mbere niyo yasimbutse nyine bari hanze baryamye ariko umugabo yaje gukuraho urujijo aravuga ati jewe ni nanjye yabikoze inabikoze kubera impamvu iyi uriya nabonye kwa papa wacu niwe yitwa John namubonye ku kiganiro urumva no big energy ategereza ko muri iriya video hari hamaze icyumweru yasohotse hashize icyumweru ayibonye uriya mugabo ayifashe nako aravuga ati kantegereze ko bazaza bakambwira ati bimeze gutya na gutya gutya na gutya gutya na gutya birangire aho kugira ngo agire umugore none agira isoni yiherera mu nzu arabyihorera araje avuga ati bo rizoririza ubwo nyine zigenda uko bigenda abahamagaye witwa Karara uwo bamugize umusazi Karara bamugize umusazi abamuhaye video amuhaye video nuko ibyo inkuru yagiye hanze njye ndibaza ikibazo ubundi yavunitse ari gusimbuka yari gusimbuka hehe yasimbutse igipangu dore reba hano hari inzu inyuma yaho hari umukingo ari n'igipangu ariko ako gakingo ni gato koko nka yanzira ijya mu ijuru bajya bavuga ko ndabyumva urumva umugabo yarasimbutse abona ntago ari buca inyuma kuko nacu inyuma leta kubitana na wa mugore na wa mugabo wundi ahita ajya guca hahandi inyuma muri kakayira gato bamenamo n'imyanda ahunga nyine umunyabyaha ucence nimbi urumva aca inyuma noneho guca inyuma abona nta handi hantu ari buca niko gusota igipangu ariko urabona inaha i Kigali hari ukuntu fondasiyo iba ari ndende y'ibuye igera hejuru ugasanga udutafari dufite nka ranje nkenye urumva noneho waba uri inyuma ukagira ngo uko hareshya niko n'inyuma n'imbere hari kandi n'igihunga yari afite ntabwo ari gutekereza ko haba hariho nawe ngo anashishoze we nyine yaje nk'umuntu usimbuka atletisme arya ni n'umwatletisme ariko yaje nyine asimbuka atanitegereje uko bimeze akimanuka biba birahwanye igufwa ngo ubu ari kwa muganga mwihanganisha burya ngo aho umugabo aguye ariko ikintu nakundiye umugore we yaje aragira umugore hano hari inkuru ivuga ngo umugore wa Sabe wahindutse iciro ry'imigani yashimangiye urwo mukunda habuze ati uko mwavuga ko ariko se waburinjije ivuga kuta madamu umunyamakuru Murungi Munyengabe Sabe Gasagire Raisi niko bamwita yashimangiye urwo akunda umugabo we igihe amaze iminsi yibasirwa n'abakoresha imbuga nkoranyambaga bamushinja kumuca inyuma. Sabe amaze icyumweru kirenga yotswe igitutu nyuma y'amashusho bivugwa ko ari aye amaze igihe akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Bivugwa ko amaze igihe ngo naye kandi koko naye kubaye ni amashusho uwo bivugwa ko ari umunyamakuru ufite umuyoboro wa YouTube wa Isimbi TV yahindutse Isimbuka TV yafashwe yafunitse bikavugwa ko yahuye n'ibyo bizazana ubwo yasimbukaga igipangu avuye gusambana n'umugore w'abandi. Gusambana ubwacyo abo uri gusambana urabizi
gusambana nyine ibintu ni ugusambana ahantu utemerewe. Gusambana ni umuntu uri gusamba agahura n'undi uri gusamba bagahura bagasambana. Samba bateze kuzura umugara Buriya ngo iyo wananiye umugabo cyangwa wananiye inshingano z'urugo uba wasambye. uba wasambye. Iyo wasambye rero ugahura n'undi wasambye murasambana. Muhita musambana. Kugeza ubu Ntabwo byisiye. Iryo jambo niryo? Niryo. Niba ari umuntu urizi njye nambwira muri comment. Nuko Nyirisimbuka rero, nyirisimbuka barasimbutse abaragudutse. igufwa ngo Bivugwa ko arwaye arembye kwa muganga. Kugeza ubu Pole. Njye muhaye pole. Kugeza ubu Sabe amakuru avuga ko yagiye kwivuriza hanze y'igihugu. Imvune yagize ntacyo aratangazwa kubimuvugwaho. Nta kintu aratangazwa. Icyakora nubwo uriya munyamakuru amaze iminsi ku gitutu, umugore we abinyujije ku rubuga rwe rwa Instagram yashimangiye ko amukunda. Ati turi umuryango mwiza, Imana yaturemeye amashimwe menshi, natwe tuyasangiza abandi. Urukundo ruganze kandi ruzatsinda iteka, ndagukunda papa. Bana be utabangaye buri Sembeze ni amagambo yanyuze mu rungi Sabe umaze igihe atagaragara mu biganiro yakoraga ku isimbi yahindutse isimbuka umutima mu rwego rwo kugaragaza ko amunyuze. Sabe kandi yagaragarije umugore we ko ari mwiza imbere n'inyuma, ndetse nawe ashimangira urwo amukunda. Sabe Murungi Sabe na Raisa babana nk'umugabo n'umugore kuva 2018. bamaranye iminsi. Ariko umugore mushime ni intwari. Ni intwari atandukanye hari abagore bariga bazi kubaka. Ni intwari ariko nanone nubwo utaba intwari ntiwaba igicucu. Ubu se watongana ati dutandukanye, waba wihombeje. Umuntu akorera ahantu nka hariya yiwe, inoti zirajejeta. Akora ni gute umugore we tumushimire? Ni ukuri. Erega buriya ngo abagore hari inshingano batabasha kubahiriza, wenda wasanga izo nshingano atarazubahirije umugabo akajya kuzishaka ahandi. Ibiganiro nibyo navuze, tubyite. Umugore ashobora gusanga nta biragira, yaragiye kuyashaka kwa ngwino we wuncence. Ariko buriya abakuze ahantu yagiye ukuntu yitwa, ahantu yagiye ukuntu yitwa umugore ukuntu yitwa ngwino ndebe. Izina rye bamwita ngwino ndebe. Ngwino ndebe cyase. Izina rye riranarenze. Vayo ndebe. Ngwino wayiki. Ngwino ndebe. Come on. Atanga service. Come on. Cyase. Respect. Come on. Ngwino ndebe. Ubu nyine nawe yaravuze ati nawe yaraje ngo bamurebe. Twakora ati ngwino ndebe. Vayo turebe. Ngwino. Ese aka massage byakunda? Ngwino ndebe. Hari ukuntu twakora. Buriya hari abantu batabasha guhakana. Barahari muri kamere zabo. Mera nka Murungi Sabe mbasa. Harya bazaga gute? Mbaza ngo ese aka massage byakora? Akamassage si byakunda, naza tukagerageza. Sabe ngwino ndebe. Vayo. Ngwino ndebe. Ese ibiganiro birahari Sabe?
ngwino ndebe. Shimira abantu batanga bativuye inyuma, babita ngo uratanga ngo ugatanga. Ngo hari abantu bamenye ko gutanga ari umugisha. Gutanga ni umugisha ariko ngwino ndebe nawe. Naho umugisha agomba Ngo yarawukorera. gutanga ibiganiro. Ariko buriya nitujyeho ngo tuvuge kirati ngumuka. Aho yaguye nawe wahagwa. Buriya ngo aho umugabo akuye Nawe wahagwa. ati ngwino We turebe. ngwino ndebe. Ese uraganira? Ngwino ndebe. Ese ngwino ariko Aratanga. kandi ngo ngwino ndebe. Ngo amenye ko gutanga Hari umugisha. biruta guhabwa. Ngo gutanga ibiganiro ngo biruta guhabwa. Yako se gira inama abagabo. Wenda nturaba Abagiriye umugabo nama se. Oya ariko n'ubu navuga. Ijwi rimaze kuza. Ariko inama nge nabagira nimwe. Burya aho yaguye urenzaho utwatsi. Ndavuga umugabo. Kandi buri kosa nuko ryisubiramo. Utagira ngo ubungubu inkuru yabaye kimomo iryo joro iba. Si ikintu gikomeye. Urumva nyine muri societe ariko iryo joro iba. Ndakubwiza ukuri ko nk'abagabo wenda kambari n'ijana. Ndabizi ko uwo munsi ibyo bintu biba. Kuri uwo munsi hari abandi bagabo bagenzi be nta big deal bagera muri 200 bagiye kuganira hanze cyane, bagiye gushaka interview. Nta big deal. Hari igihe ariko se ushinja niba umunyamakuru aragiye gupangira script y'ikiganiro mu nzu, hari n'igihe bakumvikana rega mugani hakavamo agaporoje. nyine bari gupanga script y'ikiganiro. Ukumva ariko ntago ari inama twaha abagabo kugira ngo bajye kwa ngwino ndebe. Oya buriya unanyuzwe n'umugore wawe birashimisha kurusha. Oya kuri Sabe yagiye gukora script kwa ngwino ndebe y'ikiganiro. Kuko n'umugore ati urukundo ruganzi nta rwango. Bigaragara yuko nawe yishimye. Nuko katubashimire. Ubu intambara izaba nyuma avuye mu bitaro azisobanura ati tuvugishe ukuri. Hari ukuntu umuntu aseba. Kumutaha nukujya wumva atari iwawe. Gusa zisobanura. Suppose ubu ni nk'umugore we nicaye utungutse mu marembo. Ariko si dore ukuntu winjira. Ntabwo yose areba mu maso. Sabe ariko ngo n'abantu bamuteruye, ariko ibaza abantu bamuteruye iminota 5, ibaza umuntu kugwa hasi akaba atanataka ngo avuge. Agahinje rwose kuba ko batazi isura ye bazi ijwi rye bahita baryumva. ni nayo mpamvu abantu bari kuvuga ngo ntabwo ari siwe kubera ko atigeze avugana ari ako uramusani naho z'ubwenge. Musaza ngo yamugiriye inama bina papa wacu. Buriya yavuze ati ntibibasenyere, ibyo si ibyo kutuma umuntu asenya. hariya yari kumukina kumubyimba se. aba big energy no negativity positivity. Harya akapera kiwe nakaye positivity. Arukunage aririmba karuka karirimbo karimo kunya irese siri ngo kunyaga no kunsebya birabareba. Umva se hariya no gukebura abantu no kubabwira kugira ngo niba naza iragakora no gushyiraho ukuri ku nkuru iri kuvuga buri inkuru yari kuvugwa ukuri kukaza kukajya hanze ibintu birarangira. Nta kugira ngo abantu bagume mu matiko siwe niwe byaba we ahubwo bigahita ibintu koko byarabaye bigahita birangira. Umugore yabivuze akomoga ni inkuru yagukwiye no kuvaho none yagakwiye no aba big energy no negativity. Dusuze papa wabo kandi yago pondat shimira abantu
turashimira abantu bose badukurikiye, abantu bakoze subscribe, like, share, comment zanyu turazibona cyane. Ariko icyarutaho nuko wakora share cyane kugira bigene no ku bandi benshi. ubu butumwa bwiza bugere ku bandi, imitima ihembuke. Abakunzi hari imitima isobetswe n'agahinda. urahara abantu umugani bigora guseka, bikaba biramugora. Yizire ngwino dukunda abantu. Ngwino harya ngo ngwino ndebe, bamwita ngwino ndebe. hari ukuntu mu rusengero ngwino ndebe, ariko mu rusengero bavuga ngo ngwino winjire mu rugo rw'Imana. Iyo ndirimbo bayirimbaga gake kuntu. hari abantu bari gukizwa, n'umwigisha asoje kwigisha agavuga ati abantu bashaka gukizwa nimuze, noneho bakagenda gahoro gahoro, sibyo? Abandi bari kwigira ngwino winjire mu rugo rw'Imana. ngo umudiyakoni asa n'umukeka, ngo waba warasambanye, waba warishe, ariko kwa Yesu hari imbabazi. gufata abantu bose winjire, ngwino nawe ngwino mu muryango. muri abiri tumeze neza, turashima gitare cy'amahanga. kandi ufite inkuru ishimishije, rega nabi tuba tumena habiri. Nimero zirimo hariya muri description, genda uzirebe ni ebyiri. Kuri WhatsApp call utubwira ati jyewe nturutsa, ushobora kutubwira ati twareba n'ukuntu wahagera mu gihe wumva ko ufite inkuru imeze neza, uri kutuganiriza tugaseka, rega hano n'ibyishimo. turabakunda cyane.